Ndakwifuriza komeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi ndashaka gusubiza abadamu n'abakobwa batandukanye bajya bibaza ngo kuki njya mbona uturaso nyuma y'imihango. Imihango yararangiye nayivuyemo, ariko njya kubona nkabona haracyari utuntu tw'uturaso tuza. Ese byaba biterwa n'iki? Abagore benshi rero bibabaho ukaba uzi ko imihango yawe yarangiye, ibikoresho wifashisha ukabireka, nyine kotegisi ntongere kwishyiramo, hanyuma wajya kubona niba wambaye nk'umwenda w'imbere nyine ukajya kubona ukabona wawanduje kandi utari ubyiteguye, wari uzi yuko imihango yarangiye. Ni uturaso rero twari dukeya usanga dusa n'utwajojobeyeho, ariko ntabwo ari ibintu biba bikomeye kuko biba kuri benshi kandi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Niba bikubaho wigira ubwoba ngo niwe wenyine, niba bikubaho wihita ugira ngo ni ikirwara gikakaye cyane, ariko bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye tugiye kureba. Impamvu ya mbere ishobora gukomoka ku misemburo, hormone yawe. Ushobora rero kuba ukoresha nk'imiti yo kuboneza urubyaro, nk'inshinge, ibinini n'ubundi buryo, kandi ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro usanga bukorana bya bugufi n'imisemburo yo mu myanya myibarukiro y'umugore. Iyi miti rero cyangwa se ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro bushobora kugutera gukomeza kubona uturaso duke duke nyuma y'imihango, nko mu mezi 3 ya mbere yo kuyikoresha, cyane cyane bitewe n'ubwoko bwo kuboneza urubyaro wafashe, nanone bitewe n'uko umubiri wawe wabwakiriye, cyane cyane ko uburyo bwinshi bwo kuboneza urubyaro iyo tunabufashe kuko buza bukivanga n'imisemburo umubiri usanzwe uvubura ijyana n'ukwezi k'umugore. Hari igihe usanga n'aya mihango usanzwe ugira atari imihango nyamihango, bityo kuvuga ngo hajemo utuntu tumeze nk'uturaso hagati, ugasanga nyine ntabwo byakagombye kuba ikibazo. Hanyuma indwara zandurira mu myanya ndangabitsina nka mburugu, niba ufite mburugu, niba mburugu yagufashe cyangwa se ntabwo wari ubizi ko nayigira, mburugu nayo iri mu bishobora gutuma ubona uturaso inyuma imihango yarashize. Byumvikana ko mu gihe nyine ukunda kubona uturaso imihango yararangiye, biba bisaba yuko ujya kwa muganga mukicarana mukaganira, akamenya imibereho yawe n'uburyo ubayeho, cyangwa se byaba ngombwa akagupima kugira ngo amenye niba bidaturuka nko ku ndwara nk'iyi ngiyi, ubundi yakagombye kuba yaravurwa. Ikindi ni ama infection afata inkondo y'umura cyangwa se ashobora gufata umura nyirizina, bityo uramutse ufite ama infection mu mura cyangwa se ama infection ku nkondo y'umura, nabwo ushobora kuba wabona uturaso nyuma imihango yararangiye, cyane cyane uturaso ukaba ushobora kutubona umaze nko gutera akabariro, umaze gukora imibonano. Ama infection rero nk'aya ngaya aba agomba kuba yavurwa byihuse kugira ngo bitazavaho avamo kanseri. Nanone kandi kubona uturaso nyuma imihango yararangiye bishobora guterwa n'ibibazo runaka umuntu aba afite, nka stress cyangwa se guhindura ubuzima mu buryo runaka. Donc niba wari waravuye mu mihango ariko ukagira ikintu kigustressa cyane, ukagira ikintu kigutera agahinda kakabije, cyangwa se ukagira ikintu kigutera ibyishimo bikabije, hari igihe ushobora kujya kubona ukabona uturaso turaje kandi wari uzi yuko imihango yarangiye. Ahangaha ni urugero, iyo ufite ibintu uri bwirirwamo bigutesha umutwe cyangwa se bituma unahagarara cyane, niba imihango imaze iminsi 2 irangiye ariko ukaba uri bwambarira umugeni cyangwa se akaba ari wowe mugeni, wari ukwiriye kutifata nk'umuntu utakiri mu mihango, ahubwo ukaba washyiramo ikintu cyo kwikingira kugira ngo utaza kuvaho wiyanduza, kubera yuko uwo munsi ugiye kwirirwamo wa stress na protocole nyinshi ushobora gutuma uturaso tugaruka kandi wari uzi ko imihango yarangiye. Hanyuma nanone mu gihe ufite n'ikibazo cya polycystic ovary syndrome, nabwo ushobora kugira ikibazo, akaba ari igihe udusabo tw'intanga turekuye intangangore birumvikana, hanyuma twamara kuyirekura nk'uko byari bisanzwe, noneho igasa n'izengurutswe n'utuntu tumeze nk'udufuka turimo amazi. Icyo gihe umubiri wawe uvubura ku bwinshi umusemburo wa kigabo witwa androgene, ushobora gutera ko habaho uko kubona uturaso nyuma kandi wari uzi yuko imihango yarangiye, bityo ukajya kubona ukabona imihango itangiye kujya iza mu kajagari ndetse ikaba yareka no kuza burundu. Hari igihe waba ufite icyo kibazo cya polycystic ovary syndrome. Nanone kanseri yo mu myanya myibarukiro, muri zo harimo kanseri y'umura, harimo kanseri y'inkondo y'umura ikunda gufata cyane abantu bagejeje igihe cyo gucura, cyangwa se batangiye kurenza nyine mu myaka ya 40, ubundi abakiri bato ntabwo ikunda kubafata cyane. Ishobora niba watangiye kurwara kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se kanseri y'umura nyirizina, bishobora gutuma ujya ubona utwo turaso
nyuma y'uko waruzi ko imihango yarangiye, bityo ukaba ukwiriye kujya kwa muganga niba ubona uturaso nyuma y'uko imihango yarangiye, kugira ngo nyine barebe yuko nta kibazo ufite batangirira hafi. Uri hafi gucura, iyo uri gusatira igihe cyawe cyo gucura, donc igihe cyo gucura ni igihe uhagarika kongera kubona imihango ntiyongere kuza, kubera ko nta ntangangore igikurangire kurwe. Iyo rero ibyo ngibyo bikubayeho bivuga yuko ubwo ngubwo nyine n'ubushobozi bwo kubyara buhagaze. Iyo uri kwegereza icyo gihe rero n'ubundi imihango itangira kuza imeze nk'aho igenda igabanyuka, kandi ukajya ubona n'uturaso mu gihe waruzi yuko imihango yarangiye. Kuri bamwe rero bibabaho bikaba byagenda gutyo, noneho buhoro buhoro ukazagera ukajya kubona ukabona imihango urayibuze burundu, ukabona ntabwo ikiza, ukaba wacuze. Ni ryari rero wajya kwa muganga? Nakomeje kuvuga ngo ubona uturaso ukagombye kujya kwa muganga, ariko urebye ntabwo ari buri gihe cyose washitukira kujya kwa muganga, cyane cyane nko muri cya gihe uzi gufata nk'imiti yo kuboneza urubyaro n'ibindi. Ariko ni ryari wajya kwa muganga? Ni igihe ubona ibyo bibazo byo kuzana uturaso dukeya nyuma y'imihango bikomeje kuza, donc bigenda byisubiramo bikazana n'utundi tumenyetso tudasobanutse, donc ukabona nawe ufite inquiétude, ukabona urahangayitse. Buri gihe cyose uhangayitse ujye ujya kwa muganga, kuko ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ibintu byo kwitaho cyane, ni ibintu byo kwigengesera. Nanone ni igihe wumva bikurikirwa no kubabara mu kiziba cy'inda, donc uzana uturaso mu buryo budasobanutse, imihango yararangiye kandi ukumva urababara mu kiziba cy'inda. Icyo gihe wakagombye kujya kwa muganga. Nanone ni igihe wumva bigutera kugira umuriro, donc uzana twa turaso kandi ukagira n'umuriro, birumvikana ushobora kuba ufite infection runaka cyangwa se ufite iyindi ndwara biri gukomokaho. Igihe ukomeje kubona uturaso nk'utwo kandi waracuze, icyo gihe nabwo wagakwiriye kujya kwa muganga, kuko nkuko twabivuze yuko kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se y'umura ikunda gufata abagore batangiye kurenga imyaka yo gucura. Icyo gihe urumva ko ukwiriye kujya kwa muganga kugira ngo bakurebere impamvu ukomeza kubona uturaso kandi utakijya mu mihango. Ugomba kandi kujya kwa muganga igihe ubona utwo turaso kandi ukeka cyangwa ubizi neza ko wasamye. Donc niba warasamye, niba ukeka ko wasamye ariko wajya kubona ukabona haje uturaso, wakagombye kujya kwa muganga kugira ngo kwa muganga bakurebere ese koko warasamye, ese koko inda imeze neza ntabwo ushaka kuvamo, ese donc bakakurebera. Ngayo nk'uko rero nizere ko ubu bumenyi bugufashije cyane kandi bukumaze impungenge, ukasobanukirwa n'igihe ushobora kuba wakwihutira kujya kwa muganga mu gihe ubona uturaso, cyangwa se n'igihe bitagutera impungenge, cyane cyane iyo bitisubiramo buri kwezi, ukamenya yuko niba ubibonye bwa mbere utahita uhahamuka, cyane cyane niba nta kindi kintu kibiherekeje nko kuribwa mu kiziba cy'inda. Ariko byaramuka byisubiramo buri kwezi, ukaba ugomba kwihutira kujya hehe? Kwa muganga, kugira ngo bakurebere ko nta kindi kibazo kigomba kuvurwa bikomokaho. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Share iyi video n'abandi bagore n'abakobwa kugira ngo ubumenyi babugire, batazavuga bafatwa n'ikirwara ugasanga ntabwo bagiye kwa muganga kwivuza kare, bityo bagezeyo batinze nta garuriro, kandi byarashobokaga ko igaruriro ryari ririho. Hanyuma kandi ukande like niba wayikunze, kanda subscribe niba utarabikora. Niba nawe iyi video wayibonye bayigusharinze, reka nkubwire ngo gisura channel Shangazi Emma Claudine, kandi nanone nuhagera uzahite ukanda subscribe. Numara gukanda subscribe, ukande the bell notification, the notification bell ya nzogera, iriya nzogera iyo uyikanze ukayikazaho na turiya tuntu nyine tuyipfutse, biravuga ngo YouTube izajya ikoherereza notification, izajya ikubwira ngo video nshyashya yasohotse, ugahita ureba title yayo ukareba niba ikwenteresa ukajya kuyireba. Ndagushimiye cyane rero, mwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane.